ndabakiriye mwese bene data, bakunzi bacu, inshuti zacu, bakunzi ba Pure Gold Channel, ndabakiriye mwese mu izina rya Yesu. Muri kumwe na Josie. Uyu munsi ku wa mbere y'itariki ya 5 y'ukwa 10 muri 2020 ni umunsi Imana yatwongereho twese kugira ngo tubeho kandi dushime Imana, tuyinezeze, dukore ibyiza uyu munsi wa none ndetse tuyikorere natwe twandikisha imigisha. Uyu munsi tugiye kuganira ku nkuru nziza, inkuru nziza iri bugushimishe. Ni amakuru meza cyane tugufitiye uyu munsi wa none. Pure Gold igufitiye amakuru meza adasanzwe, amakuru ugiye kumva wenda wumvise, ariko ni ukugira ngo tukwibutse aya makuru meza cyane ntucikwe. Ndagusabye ngo aho wari ugiye kujya uretse gatoya wumve iyo nkuru iryoshye intigucike rwose. Mbere yuko tuyinjiramo ngo ikikubwire neza Pure Gold yaguteguriye inkuru nziza iri gushimisha uyu munsi, nagira ngo dusenge Imana noneho umwuka wera aze kuza adufashe twese, agufashe ugira icyo wunguka muri iyi nkuru nziza njya kukuganiriza, kandi nanjye mfashe nshobore kuvugira uyu mwami wampamagaye kumuvugira nshize amanga. Reka dusabe umwuka wera aze abidufashemo. Mana, turagushimye ko waduhaye umwuka wawe wera, umwuka udufasha, umwuka ubana natwe, umwuka utwigisha, umwuka uza akadusobanurira ijambo ryawe tutarisobanukiwe tukarushaho kuryumva. Ndasabye ngo ubane natwe muri uyu mwanya w'igiciro gikomeye. Byose mbisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amena. Wakoze cyane mwene data gufata igihe cyawe, tukaba tugiye kubana muri aka kanya, ntabwo mbatindira. Reka dukomeze mbere yuko twinjira muri gahunda twumva iyi ndirimbo nayo iryoshye cyane, tuyifatanye mu minota mike cyane, ntabwo bitinda. Haleluya! Ntujye kure, ndabizi iyi ndirimbo iragushimisha kandi irakingura umutima wawe. Ni urufunguzo rw'ikiganiro cyacu. Be blessed. Reka tuyifatanye. Reka dukomeze mwene data tureba ijambo ry'Imana Pure Gold yaduteguriye, turarifatanya kandi turanezerwa. Turakomeza rero tubaza iki kibazo. Hari ibibazo bibiri twateguye kuri iyi gahunda yacu kuri Pure Gold Channel, bibaza ngo cyane cyane icyo kibazo kiri bukunezeze, turi burebere hamwe. Kirabaza ngo ijuru ni iki? Ijuru ni iki? Ijuru risa rite? Reka tubanze turebe uko ijuru icyo ari cyo. Mbese wowe ubyumva ute? Abantu benshi dukunda kuvuga ngo ijuru, ndetse n'impamvu ngende hano kuri iyi gahunda nkaba nkorera Imana nuko nshaka ijuru, nuko namenye uritanga, nuko nzi neza yuko nyuma y'ubuzima hari ibyiringiro by'ijuru, hari aho tujya. Ijuru ni iki? Ni ibyerekeranye n'ijuru nibyo ndimo mvuga.
niyo mpamvu numva ko ari iby'umunezero mwinshi cyane kongera kwibutsa no kwibutsanya twebwe abizera ibyerekeranye n'ijuru. Ijuru ni iki mwene data? Uryumva ute? Kugira ngo tubwire n'abandi bataramenya agakiza, badafite ibi byiringiro by'ijuru, batanarizi, wenda bararizi ariko ntibarizi neza nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira. Ubyumva ute? Ijuru ni izina, ni izina ry'ahantu, ni izina ry'ahantu heza cyane, heza cyane Imana iba. Ni igihugu Imana ituyemo. Haleluya! iyi Mana mpora mvuga, iyi Mana mpora ndirimba, iyi Mana tubabwira hano kuri Pure Gold Channel, ni iby'umunezero kukubwira yuko aho iba hitwa mu ijuru. Kuki se bahise mu ijuru? Kuki hitwa mu ijuru? Abantu bashobora kuvuga ati mu ijuru ni hariya tureba hejuru mu kirere. Mu ijuru se ni hehe? Aho hantu turongera kuhasobanukirwa neza dusoma ijambo ry'Imana, kuko njye nshobora kukubwira ibitekerezo byanjye, nawe ufite ibyawe ugasanga turahabanye, ariko reka turebe ijambo ry'Imana kuko niryo nizera cyane, ni naho namenyeye iri juru ko ryitwa ijuru. Haleluya! kandi niho Imana imvuga ituye, Imana ishobora byose, Imana yaremye byose. Ibi ni ibintu nkunda kuvuga cyane kuko nibwo butumwa nahawe jyewe, kubwira abantu iby'agakiza, kubwira abantu ibya Yesu, inkuru nziza y'iby'ubugingo buhoraho, inkuru nziza y'iby'umwami yatuzaniye hano ku isi, kuko abantu twari babi, twarakoze ibyaha ariko twabonye umucunguzi. Haleluya! uwo mucunguzi rero reka turebe icyo yasize abwiye intumwa ze, maze gutyo turushaho gusobanukirwa icyo gihugu yagiyemo ndetse kibamo Imana Data yaturemye tuzasanga. Reka twumve amagambo y'Imana hano mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 14, duhera ku murongo wa mbere. Haravuga ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Aratangira aganiriza abigishwa be agiye gusubira mu ijuru, aravuga ati ntimuhagarike imitima, ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane, ngo aho ndi namwe mubeyo, kandi aho njya inzira murayizi. Twakomeza kuko hari abatari bayimenye iyo nzira, nubwo bari barabanye na Yesu, ariko baramubajije ati inzira databuja, databuja ntituzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Kandi uwo ni umwe mu bari barabanye na Yesu. Iki ni ikibazo tuzakomeza nyuma, ariko reka twibande ku kibazo twabajijwe kivuga ngo ijuru ni iki? Ijuru naho Imana iba, naho ituye, ni ubuturo bw'Imana, ni igihugu cyiza cyane, ni igihugu aho Yesu yari ari mbere na mbere atari yaza hano ku isi. Ni igihugu cyiza cyane gituwemo n'Imana n'abamarayika ndetse n'abera, Aburahamu n'abandi tujya dusoma muri Bibiliya bagezeyo. Tujya twibuka ijambo ry'Imana, tumaze iminsi tubisoma mu byakozwe n'intumwa, yewe ni gurupe dufatanya gusenga, dusoma ijambo ry'Imana buri munsi. Twararyohewe cyane tubona umwe mu bakozi b'Imana barenganirijwe ubutumwa bwiza witwa Sitefano. Yapfuye, bamwisha, bamurenganyaga, bamuhora ubusa, bamuhora ijambo ry'Imana, yapfuye bamutera amabuye. Ariko ari hafi kugira ngo asange Imana, abona ijuru, abona mu ijuru, abona umwana w'Imana ahagaze, Yesu Kristo yahagurutse amusanganira, ashaka kumusanganira, avuga ati ahita anabivuga ati mbonye ijuru rikingutse, mbona n'umwana w'Imana ahagurutse. Yesu Kristo yarahagurutse ari mu ijuru yitegura Sitefano, ati uwera araje. Ibi bitwereka ko abera, abakijijwe bari mu Mana, bari muri Yesu, bahita bajya mu ijuru, bafite aho barindirwa. Ijambo ry'Imana ritubwira ibyiza cyane byo mu ijuru. Niyo mpamvu ahangaha shaka kuhagaruka. Yesu yabwiye abigishwa bati ntimuhagarike imitima, mwizere Imana nanjye munyizere, dore mu rugo rwa Data harimo amazu menshi. Ijuru ni ahantu Imana iba, hari amazu menshi cyane, kuko mu ijuru tuzangana n'umusenyi. Abizera turi benshi cyane, ndetse ngo n'inyenyeri zo ku ijuru. Ayo ni amasezerano ise w'abizera yahawe Aburahamu.
niba wizera uri umwuzukuru n'umwuzukuruza n'ubuvivu n'ubuvivure bwa Aburahamu, nawe uri umwe mu bana ba Aburahamu. Amen. ni ukuvuga ngo nawe aha hantu heza cyane, iyi nkuru nziza ndimo kukubwira iryoshye yo kuzaba mu ijuru, nawe izina ryawe ryagezeyo, barakuzi. kuko ngo iyo umuntu yakira agakiza, hari igitabo bandikamo amazina y'abuzukuruza ba Aburahamu, y'abana ba Aburahamu, y'abazajya mu ijuru, y'abizera. Haleluya. ni ukuvuga ngo ni ahantu heza cyane. Nanjye ndishima iyo ntangiye kuvuga iby'ijuru, ngo ni umurwa. Abaririmbyi bamaze kuturirimbira ngo ni umurwa mwiza cyane, kandi ngo aho hantu ni heza ku buryo nta marira abayo, nta cyaha kibayo, nta gahinda kabayo, nta mibabaro ibayo, nta ntambara zibayo, nta bwanzi bubayo, nta za divorce zibayo, nta mahane abayo, nta bibazo bihari, nta shuguri zibayo. Amen. nta bihombo bibayo, nta bwanzi, harera. Haleluya. hababwamo n'abakiranutsi. ni igihugu cyiza cyane, ndetse ntabwo twabona uko tukigereranya. ngo ibintu byose tuzabisobanukirwa tugezeyo, ngo nta nubwo twakigereranya n'ibyo tubona hano ku isi. hano ku isi hari abantu bubaka neza, hari abantu bafite amazu aryoshye, hari ibihugu byiza hano mu isi abakunda gutembera. za New York ngo zirubatse, za London zirubatse, Kigali hararyoshye, hari isuku, hari n'ahandi heza cyane. ariko ijuru rirarenze. ngo ni ibintu tuzabona nyine tukumira tugatangara. ntabwo twabona ikintu tugereranya n'ijuru, n'iby'amaso atigeze kubona. tuzabona ibintu amaso yacu aya tutigeze tubona, n'iby'umunezero. niyo mvuze ni inkuru nziza twaguteguriye inejeje. biranezeza cyane gutekereza iby'ijuru, iby'uwo murwa. ngo ni siti nziza cyane, imihanda yaho irasereretse na zahabu. ariko ibyo ni agace gato abantu bimajina. ibindi ni ibyo umukozi w'Imana Yohana yeretswe, yagiriwe ubuntu nawe arerekwa ijuru, yerekwa agace gato cyane. ni agace gato cyane tumenyaho, tuziho gato, ariko ubundi tuzabona ibyiza byinshi. ibi ni akantu ko gusogongera kugira ngo tureke iby'isi, kugira ngo tuve mu isi, kugira ngo twange shitani n'ibyo byose, dukizwe, twakire agakiza, kuko mu ijuru ni heza cyane. kandi Yesu ngo yaragiye gutegurira abana be, abakijijwe, abera, abamukurikira, abamukunda, abamukorera, yagiye kudutegurira. kandi buri wese azagira inzu ye, buri wese azagira aho aba heza cyane. ngo ku Mana hariyo amazu menshi cyane. icyo gihugu cy'Uwiteka kirimo amazu menshi, amazu menshi, ntabwo uzabura aho uba. ni umujyi munini cyane, munini. kandi ngo wubatswe nande se? wubatswe n'Imana. Imana niyo wiyubakiye, ntabwo yubakisha amaboko nk'ano ku isi. Imana iravuga rimwe bigahita biba. haleluya. tuzakomeza turebe iryo juru ngo risarite. ntabwo nshaka kubatinza kuko ibyo navuga ni byinshi. ngiye kuba mpagarariye ahangaha kugira ngo tubone uko dusenga, dufate umwanya uhagije wo gusenga, wo gusengera abantu bakiri mu mwijima, wo gusengera abantu bataritegura, wo gusengera abantu bataramenya uyu murwa mwiza, bataramenya iki gihugu cyiza cyane. kuko ahangaha turi ni icumbi. aha mu isi turi ni mu icumbi, turimo turitambukira tugenda. iwacu, iwabo wabizeye, iwabo bizera, iwacu ni mu ijuru. niyo mpamvu umuntu iyo atashye, umuntu iyo yitabye Imana, umuntu iyo avuye muri uyu mubiri akijijwe, yarakoreye Imana, tumuzi afite ubuhamya, nawe yiyizi neza ko ari umuntu w'Imana, yahisemo agakiza, yarihannye ibyaha, turavuga tuti umuntu yimutse. ntabwo tuvuga ko umuntu yapfuye, turavuga tuti umuntu yimuwe, umuntu yatashye, yagiye mu bwami bw'Imana, yagiye kwa data, yagiye kwa sekuru w'abizera. hasi w'abizera Aburahamu, ngo twaramuhawe hano ku isi agihari, ngo abizera ni se w'abizera bose. haleluya. ese wowe nuva mu mubiri urumva uzaba he kugira ngo tugusengere? kuko tugeze mu mwanya wo gusengera abantu cyane cyane batarakizwa. uyu ni wo muhamagaro twahawe hano kuri Pure Gold Channel, ni wo kwankuraje abantu, ni wo kubwira abantu inkuru nziza y'agakiza, inkuru y'umunezero, kugira ngo utazarimbuka. kuko hari inzira ebyiri. hari inzira yo gukurikira Yesu, ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. hari n'inzira yo gukurikira Satani.
hariho ubwo bajya bajya ikuzimu bagasura satani bakahabona ari habi, bakifuza kugaruka ako kanya, kuko hari imibabaro, hari umwijima, hari imirwano, hari ukubabazwa buri gihe, hari umuriro uzahoraho iteka. Uwo ntabwo nkwifuriza, ndakwifuriza inkuru nziza. Ese wareka tugagusengera umwanya wa none aha, wareka ngafatanya nawe gusenga kugira ngo wakire Yesu, kuko iyo umaze kwakira Yesu ukihana ibyaha byawe ukamwemerera, ako kanya izina ryawe ryandikwa muri cya gitabo nahoze mvuga, igitabo cy'ubugingo, igitabo cy'abizera, nawe ukazanezerwa muri uriya murwa. Reka tugusengere mwene data. Turafata n'umwanya wo gusengera abarwayi kugira ngo nabo bakire, nibamara gukira bashime Imana. Uburwayi bafite bwari bufite nibamara gukira bihesha Imana icyubahiro, bituma abandi bihana bashaka iyo Mana. Niyo mpamvu abantu iyo barwaye, iyo bakize, hari ikintu bimara mu murimo w'Imana. Reka tugusengere mwene data, kandi dusengere n'abarwayi, dusengere n'abandi bafite ibibazo bibakubita hasi, bibasubiza inyuma, abantu babuze kwizera, abantu bafite ibibazo, abantu baheze mu rungabangabo. Hari imitego satani ajya duteza idusubiza inyuma, tukongera tugasubira inyuma, tukabura ibyiringiro. Ibyo byose birahita bikurwaho mu izina rya Yesu, kuko byose bimarwaho no kwizera no gusenga. Reka dufate umwanya wo gusenga mwene data. Imana ikugirire neza cyane. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, turagushingije, turagushimye kuri Imana igira neza, turagushimye kuri Imana ishobora byose, turagushimye kuri Imana y'urukundo. Komeza wigaragaze. Nsabiye umuntu hano wumvise ijambo ry'Imana watsinzwe, ndamusabiye ngo akizwe, ndamusabiye ngo umusange, Mwuka Wera amusange, amukize, amugirire neza. Mwami Yesu Kristo niwe ukiza. Mwuka Wera amutsinda akihana, ukamukiza Yesu, ukamuha ubugingo buhoraho, izina rye rikandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ndamusabiye umwanya wa none aha kugira ngo yakire agakiza, kwakire. Urakoze Mwana kubikoze. Sabiye abarwayi, umuntu wese urwaye mukize, musange. Sabiye abafite ibibazo bikomeye batakwikuramo, sabiye abakene, sabiye indushyi, sabiye buri wese ufite ibibazo, kugira ngo asubizwe nawe, bituma izina ryawe rimenyekana, bituma abantu bamenya Imana, bakumenya, amazina yabo yandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze kubyumvise. Byose mbisabye mu izina rya Yesu Umwami wacu. Amena. Mwene data, ukomeze unezerwe, Imana iguhe umugisha, tuzakomeza ubutaha. Be blessed. Hallelujah. Hallelujah, ni hafi